Yes, nimenya vuba TV aho tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, tuguma dushimira mwebwe mwese mukomeje kutwereka urukundo, tubabwira ati Imana igume baha imigisha myinshi itagabanyije, amakuru mashyashya yayandi ahora ari mashyashya. Murabizi ko muri Rayon Sport amagambo yari menshi, ibintu byari byinshi, twibaza ninde muyobozi ninde utari umuyobozi, ariko aka kanya amakuru atugezeho Sadati Munyakazi, Sadati wabaye Sadati, noneho aka kanya yabaye Sadati rero ubu niwe wemejwe nk'umuyobozi w'ikirenga, ya ntebe yaharaniye aracyayifite mu ntoki ze. Uzi yuko mu minsi yashize hagiye havugwa yuko yaba yeguye, ibihuha bigiye bitandukanye bivugwa hirya no hino, bavuga ngo hari akanama ngishwanama kamukuye ku buyobozi, abandi bakavuga bati turamurambiwe, itimu yacu arimo arayikubita hasi, fan club zigiye zitandukanye zamutakarije icyizere. Abayobozi bagiye batandukanye bavuze yuko Sadati Munyakazi adakwiriye kuba yakomeza kuyobora Rayon Sport, ariko bajya baca umugani ngo Imana irebera imbwa nihumbya. Bajya bavuga ngo rwose Imana iyo yagutunze inkoni iba yagutunze inkoni. Sadati Munyakazi niwe wemejwe nk'umuyobozi. Amakuru rero ni amakuru mashyashya tugezeho aka kanya muri iki gitondo, byemejwe ko Munyakazi Sadati ariwe uhagarariye Rayon Sport mu mategeko. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwemeje ko Munyakazi Sadati ariwe muyobozi uhagarariye Rayon Sport mu mategeko, nubwo we na komite nyobozi ayoboye bari baherutse guhagarikwa n'inama y'ubuyobozi y'umuryango Rayon Sport. Tariki ya 14 Gicurasi 2020 nibwo Ngarambe Charles yandikiye RGB avuga ko ariwe muyobozi uhagarariye umuryango Association Rayon Sport mu mategeko, bityo inyandiko zisinywaho n'umuyobozi wa Rayon Sport Munyakazi Sadati mu izina ry'umuryango zitahabwa agaciro. Ku wa 22 z'uku kwezi Munyakazi Sadati nawe yandikiye uru rwego avuga ko ariwe muyobozi wemewe mu mategeko, kuko urwego Ngarambe Charles avuga ko ayoboye rutakiri muri Rayon Sport kuva tariki ya 22 Ukwakira 2017. Byarakomeje kuwa gatanu tariki 29 Gicurasi 2020 nibwo byamenyekanye ko RGB yanzuye ko Munyakazi Sadati ari uhagarariye Rayon Sport mu mategeko nk'umwe mu bakozi b'uru rwego rw'igihugu. Yabitangarije igihe ari nayo dukesha iyi nkuru aka kanya. Yagize ati Munyakazi Sadati niwe uhagarariye Rayon Sport mu mategeko, abandi bo ntibemewe. Abo rwose tuzabona twumva ngo barivugwa ko ari abayobozi, abo ntibemewe. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo inama y'ubutegetsi ya Rayon Sport yari yatangaje ko Munyakazi Sadati na komite nyobozi ayoboye bahagaritswe kubera amakosa bakoze mu buyobozi bamazeho amezi 10, ndetse basimbuzwa abagabo 7 bari mu kanama ngishwanama. Icyo gihe Munyakazi Sadati yabwiye ko abo bamuhagaritse atabazi ndetse nta bubasha babifitiye. Kuva mu Kwakira 2017 Rayon Sport ifite komite nyobozi imwe yatowe n'inama n'inteko rusange y'abanyamuryango ba Rayon Sport tariki ya 14 Nyakanga 2019, isimbuwe komite yari ikuriwe na Muvunyi Paul. Ngaho rero ngo Munyakazi nyuma y'ibibazo byinshi bagiye bavuga ko ngibikingwa arananiwe, ngo n'umwana muto ngibiki n'ibiki, ariko aka kanya urwego rw'igihugu RGB, imagine urwego rw'igihugu rwemeza abakwiriye kuyobora, rwavuze ati Munyakazi niwe muyobozi. Muribuka ko hari amasezerano yasinwe Skol na Rayon Sport ya miliyoni 150 zivuye kuri miliyoni 66. Icyo gihe ntabwo ari Sadati Munyakazi wagiye gusinya, hari abandi bagiye gusinya. Aka kanya rero Sadati rekaze abereke, reka Sadati aze abereke, igihugu kiramwemeje kiravuga ati
you are the king, you are the president, you are the chairman. Abandi ntabwo tuzongera kubatekerezaho. Ni Menya Vuba TV, aho tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye. Niba rero utarakora subscribe, urimo uracikwa. Kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utagumucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Muhorana nande na Bukarif. Reka tubonane ubutaha.